nyine kubera cyo bava ngo nta magabo y'igitoki yagera mu kabara kakirya kiba cyitwa ikindi kindi bitagenda se simfite umutwe kubera ko habaye iki kubera ko nk'iki teze se ahubwo ma ubwo igitoki mvuye kukigura nabwiye ngo ngiye nta kintu bwaje ntikorera. La Freaky TV, spreading laughter, inspiring hope. Yes, my people, ndabashuje umurere hose ntara amajyepfo n'amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo umujyi wa Kigali kude chapeau n'amungu wanyu yaramasibine bakobe ukakubitira umwanzi arinze gagaro muzu kuri Imana sinigeze ntikuzambabwa na twese sakramentima y'Imana. My people, vugira uti disabilities no inability bino n'abantu udafite abantu nta bintu waba ufite. Naje kumenya neza ko kwa buri mugufi kose ntabwo wasokanze ngo bure kugira gute kubona igicu. Uyu munsi ntabwo murero nkuko mubibona mabona mfite akantu kagahoro ariko inyuma yanjye hateretse ikintu bakwita igitoki gade rero ajya buriya n'igitoki cy'udubebe kibaho cy'akabebe ubwo se gihoya nawe rutangiye kuvanga dosiye ngo nta gitoki cy'akabebe kibaho ariko igitoki nyine kiba cyangwa wabishatse wakita akabebe nawe wabishatse urumva nyamara gusobanukirwa nyine ukuntu inzara iryana urumva ndakuvuga ngo reka njye nabwiye ngo nyine tutaravuye ibintu byose nabyikorera ahubwo dore ikibazo cy'amatsiko waje igitoki muko wawe oya nakingiki nakiguze kinakiguze ariko kukigura nkuko bizi nkuko bizi gahunda ariko tuba dufite n'amatungo by the way siko yemeze niyo mpamvu ubona mba nakiguze ariko ni ikintu umutumba wacu ugize gute ukiriho uri kubibona ariko nyoze kujye nta kicira namwishyuye ko kincira se abantu bari busy man ndikuvuga ngo niba niguye igitoki mu kugira gute no kukicira ngiye kumwango ngo ndagura igitoki ngo ubone ngo nyine ngo bagire gute ngo ba nko muri Kigali wo urabizi igitoki no kugenda ngo gisanga hano kirunze nje ndi ingoma papa nje ndi ingoma urumva haje ugenda kwigura igitoki ukiruze nyine kikiri cyakindi cyose wigereramo ukagenda ukavuga ati ngenda shaka kino gitoki bakakiguca cyangwa se ko akicira wowe nyine biterwa no kubishaka no mpamvu nje ubona nomba nakizanye n'ikintu umutumba wose nize nkuru ujya bumva abantu bavuga igitoki cyane cyane zazindi ujya bumva abantu bakuriyeho nyoroshya mabuno kubera iki wimbaza ngo kubera iki uko wajya gusanga sobanura ibintu bitageze gute hari amakuru ntagifiteho neza nawe ngiye kubeshya ariko igitoki nyine ko byasa kose ubwo bajya bavuga yuko ubona n'umugabo ry'igitoki ceka cyakindi cyo mu kabari kigendana n'ibenzi none se ntabwo kiba cyitwa igitoki ariko iyo myumvire bayikora ko se nyine kubera iki ntabwo ari ubwa mbere nyine kubera cyo bava ngo nta magabo y'igitoki yagera mu kabara kakirya kiba cyitwa ikindi kindi se cyo mu kabari kiba gisize ibirungo kizana n'ibenzi uri kumva ariko kiba ari igitoki n'ubundi cyari igitoki already igitoki ni ikintu kiza cyane mani urumva sibyo kandi ku mubiri none especially nko kuba mama babi bibarutse kirabafasha nyine tu muri digestion bro narize man nize biology urumva abagabo ku bagabo gituma inzara ishira singusobanuriye se ntabwo nyisanze mbibona kubera ko muri mu sanze ntabwo ndi umukunzi wacu ngo rero nayishyize yuko nta mugabo w'igitoki ari icy'abana n'abantu uri kubibona ariko uyu mutumba ubu ngubu uyu nguyu kuko urumva ihene ntabwo zirya umutumba ariko uyu nguyu yaba ari ifumbire uragenda nyine ukawucagagura neza ntabwo ari ubwatsi n'ifumbire uragenda ukawucagagura neza ukawutera mu kiraro noneho kurya nk'amatungo nyine aba ahagazeho abumva nyaraho bigacagagurika yego mani nyine ukabifumbije ubundi ukajya kugira gute gufumbiza imyaka none se byo ntabwo ari tekinoloji none se ninga umusigira nzakuraho ifumbire
Iyo ntago ari kubucyumva. Gute? Bitagenda se simfite umutwe. None kirenze none mfite n'imbaraga zo kugira gute? Zo ko none nge nanabyikura nkabijyana. Kubera ko habaye iki? Kubera ko habaye iki? Kiranga ari kuri kuyibona gadi. Ari kuri kubibona. Ano abafite yerekwa baritambutsa. Ari ukuntu umuntu afite yerekwa. Urumva karitambutsa man. Inijye uzarigitambukiriza. Mbivuga se? Ntago nabivuga. Oya. Nibanga. Uko byasa kose. Ntago byabo. Gado kumva ngo gahunda ibigezweho. Niba mvuye kwicira igitoki ninjwa njya kwirira muri ghetto. Urumva kandi nawe ndabizi neza uratabuciriyeho. Serious? Hari bari kugenda umukunzi wacu. Mutakirya ndakirya. Ihumura rwose ihumurire. Ako mwana ntago kijugunywa hasi kiraribwa. Kigeze gute? Kandi cyeze. Ntiye kiteze se ahubwo ma. Ubwoko bwacyo urukabona ariko. Uri muri akabona? Iki ni igitoki nyine cyo kuribwa. Sha nta mazina ye hari nyamunyo ngo hari kanuka ngo hari kamara. Ariko n'ubu bwoko bwabyo bisimbuza. Kanuka zibaho mwana. Kanuka zibaho. Nazo hoya byo babitaramo inzoga ndakeka. Kabana za kamara n'ibiki byo ubu nk'ubu bwatsi. Uzikera nkijya kwahira se n'ibiki byose. Ubu nk'ubu bwatsi nacuraga nyine kuba nabubona hano gutya tu. None bahize iki? Ako nago hegeze bamucyaha. None se ubundi kugira ute? Utese? Njye narahiye mwana. Utabona ukagira ngo njye navukiye i Kigali. Wapi? Twavukiye i Kigali twebwe. Urimo urabibona? Ziba zita Nyarabasanya. Urumva? Ahangaha iyo ufite n'urugero ufite hene yawe. Gahunda ibihari abarini. Uri kubibona ariko? Gahunda ibihari abarini. Wari ukugira gute? Kuza nyine ukahira. Kujya guhereza amatungo. None se ubu naza kukigura ntagikundaga. Kuko ntukabaze ibibazo uzi. Bo. Nkuko mubibona rero abantu nkuko babibona. Sibyo? Igitoki mvuye kukigura nabwiye ngo ngiye nta kintu bwaje ntikorera. Sibyo? Hakaba afite yerekwa baritambutse gade. Kugira gute guteretwa cyangwa gutereta? Ukeneye kimwe muri ibyo. Oya ntari byo wanabivuga ariko. Ndamwibuka. Ariko ura muntu yakigaragaza amahane. Oya ikintu cyo namubwira ni umugabo ufite vision. It's okay? That's all. Yeah. Ako gade ntago uri muri single connect mwana.
kuvuga ndabona iwe iby'umugabo ayu asabwa uyujuje harabura ubushake ubushobozi bwo burahari ubushobozi ntabwo bwawe bwaboneka babwitonze gakeya wumva byaracyabura ibintu nyine aracyabura ibintu byinshi ubushake ndetse n'ubushobozi na nukuvuga ngo ngira ngo uko wabibonye nyo nose turayikorera kubeza kose igitoki mvuye kukireba bagisigaye no kugitwara mu rugo kikagera nyine kikava hanga hatu gusa ikintu cyo nabwira abantu ni ikintu kimwe so ibintu n'abantu ariko udafite ibintu nta gizite udafite abantu nta bintu waba ufite kandi mugire gute kwikorera ibintu byose mwana sibyo disability is no inability reka mbabwire ngo Imana ikomeze bayende cyane nka muhungu wanyu nk'ibisanzwe igona byacu kuri Africa TV nakagaruka ndakunda cyane cyo tubonana siku engine ciao La Freaky TV, spreading laughter, inspiring hope.